ko tujya mu ikipe ya Rayon Sports arabyemerewe 100%. Ujye ukurikira press conference z'abatoza bakuvuga n'ubura nka Pep niwe wakubitaga cyane. Abatoza n'ijwi ry'amayikipe, umutoza yemerewe rwose kuvuga complain iri ku ikipe, ntabwo yavuze ku mihemberwa y'abakinnyi, ntabwo yavuze ku ibiri technical biri kuvuga yuko competition itari fair for them, kuvuga yuko ibihembo byatanzwe bitari fair ku bakinnyi be, kuvuga yuko wenda kugira abakinnyi batatu atari byo ku isi yose. Abatoza barakomeza kuvuga kuri arbitrage, abatoza barabyemerewe ni ijwi ry'ikipe. No kuvuga ngo niyo mpamvu icyagira cyitwa staff, reka mbikoreshe mu ijambo rigufi. Urabona nka gutya abasirikare bavuga ngo ni uyobora ingabo, bavuga ngo ni chief of staff. Ugibona niwe chef w'iyo staff, yemerewe kubivuga ibiri technical. Icyo atajyamo ni nko kujya kuvuga wenda ku bintu biri politiko, ibintu nk'ibyo, ariko ibi ngibi bibera mu kibuga biri concerned na groupe n'abakinnyi biramureba, kandi ibyo yavugaga bijyanye n'abakinnyi. Hari tureke gufata ibintu biri objective, ibintu biri subjective, dufata ibintu binini biri objective by'ingenzi. Icy'ingenzi ni kimwe, aricyo kwizigira rare izinzi ugomba no kudaha opinion yawe kuri duha. Ibiganiro twese turabishyigikiye, hari umuntu wanga ibiganiro se ko aribyo bifuza ni ngombwa n'ikimano, ariko se ufite ukuri bitakozwe neza aho rero niyo naringiye kuvuga ngo nugu complain. Ndanabyemera ko wana complaininga, sinahakanye ko ikipe ya complaining. Ikiri mu ibaruwa iyo uyisoma n'uburakari n'umujinya biri mu nyandiko bigaragaza ko ntabwo mwakora iki n'iki n'umutabigenza gutya tureta tubigenza gutya. Kuki idashyiramo room nicyo mvuga, inzana muri communication, kuki dasigamo umwanya wo kuvuga ngo nepo twa kubona ikintu kitashimishije. N'urugero twese icyo turimo nukureba to read between the lines, gusoma hagati y'imirongo uko ibaruwa imeze. Twa ko hari ikintu nemeranyije na kwizigira kuri rwa rugero rwa time table twavuze. Najya muri DM ya kwizigira inbox amandiki no muri cyumweru gishize nigeze kugira ka exam ndayandiki. Hello brother, uyu munsi nagize impamvu niyi, wamfasha sinzakore ukanyimurira umunsi. Ashobora kumbwira ati ko nayinemereye nepo ko mbona bigoye, nta kuntu twabigenza gutya ahubwo bikagenda gutya. Afunguye iki ibiganiro, afunguye ibiganiro kubera iki? Sinaje kuvuga ngo ngo ngero no mbaye bikubereje nako uramutse ufashe umwanzuro ukabigenza gutya na gutya ngo ngiye bizagenda gutya. No, nyine ibaruwa kuyandika si ikibazo, ariko yanditse mu buhe buryo? Ni uburyo busa n'ubwira Ferwafa ngo nta burenganzira ufite bwo kubitwara ukunguko, nubitwara ukungiye mbivuyemo bivemo. Bararimo revenge, yarimo kwihora. Nubireba rero federation nacyo mbona nacyo gishobora no kwitera kurwana na cya kintu mu buyobozi kivuga ngo abantu batambona imboga mu menyo, ejo na leta zandika, ejo nacyo bitazandika, ejo mukuri tazandika, ahubwo igafunga cyane. Or iyo ibirazinga aza concern mu buryo bumwe cyangwa ubundi gashyiramo ingingo ikavuga iti mu de audience tuzi ikajyayo. Abatariko mu gihe gishize ntagize gutya mu dufeta gutya byatwafixe gutya na gutya, ejo bundi mu rugira muhaye hirari igikombe cyaca agaciro, muzi uburyo igikombe kugishaka bivuna, icyo turaceceka tuvugiye abandi banyamuryango bose muduturaho ikintu ngo gukinisha abana batatu bateneze 21 mutaraduhaye umwanya. Ese kuki muri gukora ibintu muhutiyeho nubwo ari uburenganzira bwanyu kuyobora? Ntabwo mwanoza communication yanyu mbere yo ku ikintu cyiza mukadutumaho aho biri ngombwa twakora inama kuri Zoom tukakiganeho tukagira ko muri kano tukageraho duhurira tukakijyamo. Kabatoke mwamaze gusohora ibyo tangazo ryo gukina amakipe ne Foras twashakaga gukora ko bitatu cyuza ko byakozwe nabi. Niba byahinduka mwareba uko mubikora, niba bitanahinduka kandi twakina, ariko next time namwe mujye mudufasha communication ibe proper, right? Ariko dufite ikibazo ku mikoro, ntabwo twari twarateguye imikino
kagumye muri bya bindi twagenderaga ayo matariki tunafitemo natwe imikino kandi twamenye ko mwabonye umunyamuryango mwarabitumenyesheje muri assemblée générale abafatanyabikorwa ese yatanze amafaranga ese ibihembo bihagaze bite tumenye icyo tugiye gukinira ese muzaduha amafaranga ya preparation kuko ni turi Kigali komisa abantu bakadiskita wenda bakanabwa ati rwose ku nyungu z'umupira haje uyu mufatanyabikorwa mugize neza ko mumentioninga wenda duhize miliyoni 100 angahe duhitamo kuvuga ngo kuko yadusabye visibility ihagije reka tuyagera amakipa ne byari ku nyungu z'umupira byabaye wenda biri turete wenda tranche ya mbere yayishyuye atinze probably nayo yatumye natwererwa kubatumira kuko nitwari kubatumira tutazi neza ko tuzabona amafaranga soit ya preparation n'ibiki ubwo ndavuga yenda ko federation yari kubasubiza ariko simbizi niba ari byo ariko rwose next time bizanozwa uwagiye ahagarariye APR na Boni Mugabe bagahana ibiganza nta nubwo byari gusana abantu benshi bakaganirira akamunyuza muri office ya Fabrice akamuha ikiganza hanyuma akamanuka zira esikariye ziriya nzu idateye umucanga banza ari ibiteza n'ibibazo amatafari atukura akajya muri parking urashaka ko bayitera umucanga na karabasasu hanyuma abantu bagata sindi kubona sindi no kumva ukuntu abantu bapfa ikintu kibagize isano muzibaho sindi kwizigira umbantu bibabari ntizapfuye ikindi kintu APR ibayeho ukora iki ikina ni ikipe y'umupira w'amaguru federasiyo bayikora iki iyo bari umupira w'amaguru APR ikeneye iki competition niki tuvuga APR itagikora gihagije no kwitegura bayihaye iki nizo kipe ndazo muhanga yateguraga no kugira ngo bakore iki bakine nko kuvuga ngo akakanya upfuye n'umuntu ngo wambaye imikoro ngo mvuge muri gute mvanga akazi ko kuvuga kuri radio mubitinya ukute bose birababaje ikintu nakongeraho puimezi urumva unarebye ikintu cyiza nuko twasobanuye letre ya Rayon Sport uburyo bifuza kuyikompoza bwari uburyo bw'icyo bateguye ku kanyenyeri uzanutinyira APR yo irareba ikindi kintu mu byo twagarutseho buriya reka ngo urugero case study muri Espagne reka ngo urugero mu gihe APR irareba kuri icyo kintu cy'uburyo muri gutegana imitego Rayon Sport irareba ku kanyenyeri uzi ukuntu rimwe na rimwe umupira wacu ahantu tudindira ntiturebe n'ikindi kintu cy'ingenzi cyitwa sibye competition no gukuza amakipe yacu mu buryo bwo mu kibuga n'uburyo bw'ubucuruzi buriya reka ngo urugero kuri case study twafazaga tubwira abantu ko Super Coupe na Espagne ikina ndabyibuka muri Espagne Super Coupe ijya gutekerezwa amakipe ane habayeho challenge ya Barcelona na Real gusto babo bakoreraga iyo challenge ko mwabonye abo banyarabia Saudite bagiye kumenamo ikirombe cy'amafaranga twe nka equipe nini mucuruzi turagaining iki pa raporo y'ibyinshi muribuka ko mu gihe cyashize haje n'umushinga wo gukina irushanwa ntibuka ryazaga inyuma ya UEFA Nations League nirihe abanyamuryango ya club amakipe akagenda yikuramo Super League yatekereje urumva icyo byakabaye rero twe byubakiyeho twakabaye turi muri izo deba zo kuvuga ngo amakipe atangiye kureba gukura kwayo n'uburenganzira bwayo batanga challenge kuri federation hari ibyo mwemerewe mu buryo bw'amategeko turabyemera ese mwadutumye natwe tukaganira ko twifuza ibiganiro apari ibyinjiye ko natwe ako kanyenyeri tugakeneye dukeneye gukura mu buryo bwo kubaka ekipe zifite ubushobozi ariko twe ntiturebe icyo for your information haratekerezwa ko umwaka utazaba amakipe reka ntacyo bitwaye kwisi nta nicyo bitwaye icyo kirakatambwa tuwe watangiriye ama ekipe zifungutse birareba Gasogi birareba Mukura birareba n'izindi kipe zizamutse yewe n'izizamutse bya twavugaga ariko bikagendera kuki ngo federation irabyemerewe kubikora nibishyira nka proposal mu nteko rusange cyangwa mu nama yahuje abayobozi b'ayo ekipe
bizagira umurongo ushobora kuba tuzadufata atandatu ya mbere ya muri shampiyona twongera birazamuka biratere motivasiyo n'abo bandi nimureke dukore conclusion ku ingingo tumaze umwanya tuyiganiraho conclusion ngewe numva kwizigira kuko ibintu bimaze iminsi bitutumbye buri umwe agashaka hategera mugenzi we ari abagabo ntapfabandi uyu mupira w'amaguru wacu dukeneye ko abafatanyabikorwa bawuzamo izindi uru tumazemo isaha natwe ntabwo tuzikeneye dukeneye ibyiza biri kuva mu mupira w'amaguru wacu ari nabyo bagomba kujya gucuruza hanze nibicare baganire nk'uko Rugaju tukirigira ngo mu isaha ya mbere y'ikiganiro yatubwiye ko n'ubundi hajemo gufungwa kwa perezida Ferwafa n'ubundi hari gahunda yo kuba ibiganiro ariko afite vice president afite umunyamabanga arahari nibashaka umwanya baganire bahurize hamwe barebe ikibazo kiri hagati yabo bombi birangire twinjire mu mwaka utaha imikino nta muntu n'umwe ureba undi ijisho conclusion bavugaga ngiye ndongera iki kintu Rwanda Premier niyo ngiye kwateresa yego dukeneye ko shampiyona izatangira mwamaze gushyira umucyo ku kintu kijyanye n'amakipe ya 16 kina shampiyona y'u Rwanda n'amakipe abiri y'abashyitsi muri shampiyona y'u Rwanda ku kintu kijyanye n'ibikombe n'ibihembo bizatanga tangiyo serivisi muduhe itangazo ryanditse mwumvikanaho n'amakipe yanyu banyamuryango banyu musore itangazo musinyeho mutubwire muti noneho birumvikana ibikombe bibiri bizababaza ari igikombe kimwe kizatwarwa n'ikipe yo mu Rwanda nidutanga